bukeye bwaho uko ntari nzi ko uzi gukaranga ubunyobwa gutya reya. ubundi se ugira ngo ni njye wabukaranze kiri ni icyanga cy'ubunyobwa bukaranzwe n'umuntu w'inararibonye nyine. Ninde we? Nyoko bukwe? Mabukwe buhe we? Mama wanjye yewe akusubwa icyo utumva ni iki. Umukecuru yategetse ngo ubunyobwa nturara utabugejeje ku mukwe wanjye. Okay, reka mburire icyo rwose. Urye rwose ndi bumuhamagare mubwire ko wabukunze cyane. Umunshimiresha. Wese ahubwo kudakoramo. Cyangwa uragira ngo utabuncura. Nabyo. Ahubwo reka ndebe ibyo mba nkora ahangaha. Nta yindi myenda se wameshesheje ngo nsige nyigutereye ipasi. Ndumva ntayo. Ahubwo akiri ubu ngubu bunshyiraho mu kabati. Nzabukomereza hejuru. Ariko kiri nk'ibi bari ibiki koko? Ibiki reya? Aka kajaketi ni akanyesi ndakazi neza. Ngize ukuri. Iyi jaketi ya nyesi yageze hano iti. Nese kutagira amaguru ngo yizanye urumva yahageze iti. Ngize ukuri Chris we. Mbwira niba nyesi asigaza hano nkuko mbyumva. Nese kuba nyesi yansura hari ikibazo reya? Yaraje rwose nubwo atahatinze. Rekeraho ngaho urakoze rekeraho kiri. Ubu se ko yasize jaketi ye hano mu ruganiriro mu cyumba yahasize iki koko? Garukiraho ariko reya. Wirengera rwose. Nabuzwa n'iki gutekereza ngo ngere kure mbibona n'amaso yanjye ko wasubiranye na nyesi kiri. Mwarasubiranye ahubwo ntushaka kubyemera. Ariko buriya rumarinkwe umubonamo iki gituma udashobora kumureka burundu kiri. Kubizi neza ko hari abandi bagabo banganya imyaka nawe bamutekereza nka Semana babyaranye ubu mushakaho iki koko? Ariko se amagambo yose uvuga nayo kireya. Ndayavugishwa nawe kiri. Nawe udashobora kubona ko hari abakobwa bato beza bagukunda bakwemera kubura n'ubuzima bwabo ku bwawe. Ubu ntubibona koko ndi umuseri bateri mugenzi wawe sinigeze nshaka sinigeze mbyara ndagukunda wowe wenyine ariko urarenga ukantendeka koko kiri ukambangikanya na Yesu uri utubyaye koko.